ni ya mana ishobora guceceka mu kibazo cyawe kandi igeze kurigikemura. Ni ya mana ishobora guhindura ibintu mu buryo utatekerezaga ikakubera imana, kuko buriya abantu benshi tuyizi neza yuko ari imana bitewe n'uko twayibonye. Reka twongere dusuhuze abantu batuye mu mpande zitandukanye. Turabashimira cyane ku buryo bw'agaciro kanini, kandi tubashima tunabereka imana ngo ikomeze kubaha umugisha mu bintu byose mukora. Umuntu agira ibintu byinshi. Ubushize twaganiye ku gihe. Umuntu ashobora kugira igihe cye mu buzima bwe, akabaho mu bintu byose mu myaka 10, mu myaka 30, akabona arimo arahirwa n'ubuzima, akabona ibyo akora byose birakunda, akabona ibyo akora byose biragenda neza. Ariko nanone hashobora no kuba hari igihe gishobora kuza ugasanga ni imyaka y'umubabaro, ni imyaka y'umwijima, ni imyaka y'ibigeragezo, ni imyaka yo gutungurwa kwawe no kubona ibyo utigeze ubona mu buzima bwawe. Ibyo nabyo bibaho. Iyi Mana rero ukuntu nayibonye, reka kenshi tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndizera ko ariyo nsanganyamatsiko yanjye cyangwa se aricyo cyifuzo cyanjye. Ushobora kuba utuye mu bihugu bitandukanye, ushobora kuba utuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko uhawe ikaze hano kuri iyi channel. Twandikire kuri nimero ubona hano hasi kugira ngo ubutaha niba koko Imana yagutije umunsi, yaguhaye ijambo ku mutima wawe yo kubwira bene so, barumuna bawe, bakuru bawe, yo guhumuriza abantu, ni karibu hano rwose nta kibazo. Rero burya hari igihe kigera umuntu akabaho neza, aho iyi Mana ibera imana, aho iyi Mana itandukanira n'izindi zose twari tuzi. Kera ngo umuntu yagiraga imana ye. Kera abasogokuruza babaga bafite ubumana aho ngaho basengaga. N'ubu muri ibi bihugu byacu hano ku isi harimo ibihugu biba bifite iyo migenzo, usanga umuryango ufite imana yawo. Ariko twebwe iyi Mana yacu, hejuru yayo nta yindi mana ihari. Ni ya Mana ishobora guceceka mu kibazo cyawe kandi igeze kurigikemura. Ni ya Mana ishobora guhindura ibintu mu buryo utatekerezaga ikakubera imana, kuko buriya abantu benshi tuyizi neza yuko ari imana bitewe n'uko twayibonye. Bamwe twarayumvise, tuyibwirwa n'abantu. Tumaje kuyibwirwa n'abantu, dusoma n'amateka, dusoma n'ibyabaye kera. Abantu benshi bagiye bandika, twasomye mu bitabo, tunagira n'ibyo tubwirwa n'abantu ku giti cyabo. Ibyo twisomeye twebwe byatweretse koko ko ari imana, kuko twagiye tubona abantu benshi Imana yagiye isanga, ikabasanga bari mu bibazo, ikabasanga bari mu makuba, ikabasanga bari mu ntambara, ikabasanga bari mu ngorane, ariko Imana ikabasanga ikababera imana. Twagiye tubwirwa n'abantu iby'Imana yabakoreye, ariko igitangaje natwe hari ibyo twiboneye n'amaso yacu. Ibyo twiboneye rero nibyo biduhamiriza yuko iyi Imana yacu turiho itagikoze isoni umuntu wese uyiringiye, itagikoze isoni umuntu wese uyihamagaye, itagiceceka mu kibazo cyawe. Birashoboka ko ushobora kubona ko yacecetse kandi igeze kure igikemura, kuko nubwo bumana bwayo. Reka mbabwire ukuntu nayibonye. Njyewe ubwanjye numvaga yuko
ubuzima bwanjye bwose bushingiye ku miryango yanjye, kuko nararebaga nkabona imiryango yanjye hirya no hino bafite inzira nyinshi zirenze 100 zo kumfasha guhindura ubuzima. Ariko ikintu cyaje kunangaza, ngeze hahandi ku murongo wa nyuma nyene bwa bufasha bw'aba bantu nizeraga, nabuze n'umuntu n'umwe wo kumfasha, mbura n'umuntu n'umwe wo kunsapotinga, sigara njyenyine. Ndakubwira ngo nabuze inshuti, mbura n'umuvandimwe. Ahantu naje kubonera iyi Imana, iyo ntabwo yantereranye. Nubwo nabuze famiye, nubwo nabuze inshuti, nubwo nabuze abo nizeraga, ariko naje kubona Imana muri icyo gihe. Imana incira inzira hahandi nabonaga bidashoboka, hahandi nabonaga mu ishyamba ry'inzitane, hahandi nari ngeze ku murongo wa nyuma. Ariko Imana iraza aho hana bariho ica inzira, iraza bariho ica inzira, mbasha gutambuka. Nebukadinezari ngo yigeze gushyiraho itegeko, noneho atanga umwanzuro yuko umuntu wese uri bwumve amajwi y'imyirongi, akumva amajwi y'inanga, akumva amajwi y'imyirongi irenga, niyubarare Nebukadinezari ngamuramye, niyubarare ngamuramye. Uwo muntu ashyiraho itegeko yuko agomba guhambirwa, agashyirwa mu muriro. Hari abagabo batatu, harimo Meshake, Saduraka na Bebenego. Abo bari abagabo bubashye Imana, bari abagabo bakunze Imana, bari abagabo bakomeye ku Mana yabo. Nyamara bari bazi neza yuko bishoboka ko bashobora kwishyira mu kaga. Reka nkubwire, bari abagabo ntago bari bazi neza yuko gufata umwanzuro wo kudapfukamira umwami itegeko yari yatanze ko bidashobora kuzana urupfu. Ahubwo bo bari bafite icyizere ko niyo rwaba urupfu, niyo bapfa bapfana n'umwami wabo. Bari bafite ubuhamya bukomeye ko uyu mwami no mu rupfu atajya gutererana. Birashoboka ko ushobora gupfa ku mubiri, ariko ubugingo bwawe bukajyanwa ahantu hatunganye. Birashoboka ko ushobora guterwa amabuye nka Stefano, birashoboka ko ushobora guterwa amabuye, birashoboka ko ushobora gukarangwa mu mavuta, birashoboka ko ushobora gucibwa umutwe nk'intumwa nyinshi zagiye zitandukana, zagiye zipfa urupfu rutandukanye. Birashoboka ko urupfu rwawe rushobora kuba urupfu rutangaje abantu, ariko ejo hazaza hawe umwami ukazabana nawe ibihe byose. Nebukadinezari ngo yatangajwe no kubona abantu bose bubamye bakwamuramya, bubamye bakaramya umwami. Ariko agiye kubona, abona hasigaye abagabo batatu bahagaze. Ngo uyu mugabo ngo yahise arakara cyane, arebye uburyo abantu bahagaze mu bandi ari batatu, mu gihe abantu bose, ishyanga ryose ryari ryemeye rikamuramya, ryari ryemeye rikubarara. Ariko yibaza ibibazo bitandukanye, ati aba bantu bahagaze mu bantu, aba bantu bubamye bo baragira ngo iki nibabona aba bagabo bahagaze? Noneho we azahuranwa n'uburakari, ategeka abagabo bafite imbaraga kurusha abandi, barababoha. Bamaje kubaboha babajugunya mu itanura ry'umuriro. Ndakubwiza ukuri, ngitanura barikoranyije inshuro zirenze 4, barikoranyije inshuro zirenze 7. Ndakubwiza ukuri, uburyo iri tanura ryakaga byaratse bageza aho ngaho n'umuriro barawongeza, bakoranya inkwi, bashyiramo inkwi, bagira iki, itanura riraka. Ikintu cyanangaje mu buzima ni iki? Aba bagabo babajugunye mu muriro, ba bagabo bakomeye babajugunye mu muriro. Ba bagabo Nebukadinezari yategetse ko baboha abo bagabo. Bakimara gufata abagabo batatu bakabajugunya mu muriro, ngo ba bandi babajugunyemo b'umuriro warabishe, ibishashi by'umuriro byarabakubise bagwa aho ngaho. Ariko aba bantu baguye mu muriro, Saduraka, Meshake na Bebenego, bo aho kugira ngo bapfe, ahubwo imigozi iracika. Ngo Nebukadinezari ikintu cyamutangaje, agiye kureba, ngareba mu muriro abona harimo abantu 4, ariko ngagiye kureba umuntu wa 4, ngabona afite ishusho nk'iy'umwana w'Imana. Ndakubwiza ukuri ko aba bagabo bavuye mu muriro n'umusatsi wabo ari muzima. Birashoboka ko ushobora kuba ufite ibibazo uyu munsi,
wareba inzira zose ukabona inzira zawe zirakinze. Ariko ngo Yesu iyo umusanze ukamusanga ubyizeye, ukamusanga akugira inama, ukamuhamagara arakwitaba, ntabwo ajya akoza isoni umuntu wese umwitabaza, ntabwo ajya atererana umuntu wese umwiyambaza. Reka nkubwire ngo umunsi umwe hari umugore wari urwaye indwara yo kuva, arwaye indwara y'umugongo amaze imyaka myinshi. Uyu mugore ngo yari yaratanze ibintu bye byose, yarabihaye abaganga baramuriyibye, abaganga baramutwariye ubutunzi ngo bamuhaye imiti. Uyu mugore ngo yari ageze naho gutinya kujya aho abandi bari, bitewe nuko nawe yabaga azi neza yuko anuka, yari amaze imyaka myinshi arwaye. Ngo ariko ngo yumvishe inkuru, ngo yumva abantu baravuga ngo Yesu aranyura aho hantu. Mu kujya kumva koko yumva abantu benshi bashagaye Yesu baramukurikiye, we bitewe nuko yari yiyizi ko adashobora kujya mu bantu, yipfutse mu maso, yipfuka imyenda, aravuga ati nimfa mpfa ariko reka ngende byibura nkure ku myenda yambaye. Uyu mugore ngo yavuyanze mu bantu, aragenda ariruka ngakora ku mwenda we. Icyatangaje Yesu, icyatangaje abigishwa be, ngo Yesu yarahindukiye arabaza ati ninde unkozeho? Abigishwa bitewe nuko abantu babyigana bamusanga, bitewe nuko abantu babyigana bamwirundaho, ngo baramubaza bati ese koko ubu hari umuntu n'umwe utagukozeho? Ariko ngo arababwira ati ninde unkozeho? Wa mugore aravuga ati ni njyewe. Kubwo kwizera k'uyu mudamu yarakize. Yesu yaramubwiye ngo kwizera kwawe niko kugukijije. Uyu munsi situwasiyo urimo birashoboka ko iremereye umutima wawe, birashoboka ko uri kureba aho uri bucishe inzira zose ugasanga harafunze, birashoboka ko uri kureba aho uri bukure igisubizo ukabona biranze, birashoboka ko uri kureba aho uri bukure ukurengera ukabona biranze, birashoboka ko uri kureba uri kugufashe kugira ngo ubone ikikuramira uyu munsi ukabona biranze. Ariko reka nkubwire, no ku kadomo ka nyuma hahandi ubona ko ubuzima bwawe burangiye, Yesu arahari. Ndakubwiza ukuri, ntabwo azemera ko ukorwa n'isoni. Icyo usabwa ni ikintu kimwe, ni ukumwemerera, ni ukwemera Yesu, ni ukwemera Yesu mu mutima wawe, ukamuha karibu, ukamwereka ibyawe, ubundi ukicecekera. Reka nkubwire, birashoboka ko ushobora kuba umaze imyaka myinshi ubona ibintu byose bigenda neza, birashoboka ko uri mu mahanga uri kubona ibintu byose biri kugenda neza, waravukiye mu muryango ukabona ni sawa, waravukiye mu miryango yawe ukabona nta kibazo. Ariko ndakubwiza ukuri, at the end hari igihe kizagera noneho ugere mu kindi gihe cy'umwijima, kuko umuntu agomba kugira ibi bihe. Ng'Imana ijya yemera ko umuntu ibi bihe byose bimugeraho, igihe cy'umubabaro n'igihe cy'umunezero. Ariko niba ufite amahirwe yo kuba uri mu gihe cy'umunezero, nicyo gihe cyo kwishima, nicyo gihe cyo kunezererwa, ugashima Imana, kubera ko hari benshi bababaye mu gihe wowe uri guseka. Nasoza nkubwira yuko niba ushaka kugira ngo ugire amahoro mu mutima wawe, nuko wasanga Yesu. Niba ushaka kugira ngo ugire amahoro mu mutima wawe, niba ushaka kugira ngo ubeho utuje, niba ushaka kugira ngo ugire umuryango utuje, niba ushaka kugira ngo ejo hawe habe heza, niba hari ibintu byinshi byakunaniye, niba hari ibintu byinshi byakunaniye kure, ukabona mu rugo ibintu birakubita biradubangana, ukabona ibintu byakomeye, ukabona ibintu biracika, ukabona amahoro yabuze, ukabona amahoro yagiye, ndakubwiza ukuri, fata umwanzuro, Imana umwanya mu mutima wawe, ubundi utuze, ibindi byose izabikora kuko Imana ibirimo. Murakoze cyane. Ariko wowe utwumva uri hirya no hino, kugira ngo iki kiganiro ubutaha kijye kigera ku bantu benshi, kandi subscribe kugira ngo undi wese ejo hazaza iki kiganiro kizabashe kugera ku bantu benshi. Nukanda like, urabuhaye amahirwe yuko abantu benshi ubutaha bazagerwaho n'ijambo ry'Imana.